Yes guys, mumeze neza, muriho neza, abandi muraho. Ni Mr Paul nk'ibisanzwe rero. Ndagira ngo dukomeze umwanya wacu w'amasomo nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko mumaze kubimenyera. So tumaze icyumweru twatangiye amasomo yacu ari free ku itariki 18 z'uku kwezi kwa kane. Tuzayasoza ku itariki 25 ubwo ni kuwa gatanu ejo bundi. Ariko byibuze hari intambwe buri umuntu agenda atera asanga inbox cyangwa se anyereka uburyo amasomo ari kuyangira nayakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bika motiva cyane cyangwa se nanjye bikamamo icyizere. So twari tugeze ku isomo rya technical analysis. Kubakurikiye cyangwa se kubabashe kuyakurikira, ndagira ngo ariho ngaruka sa nk'utanga ubusobanuro bugize burambuye. Ariko nanone ntaragera cyangwa se ntaritangira neza, ndagira ngo manze mvuge kuri ibintu bibiri. Icya mbere, niba uri umuntu mushyashya muri uyu mwuga, niba uri umunyeshuri mushyashya muri uyu mwuga, nka gutyo umuntu aba ari kugenda abasharinga ubumenyi, byibuze ndagusabye ujye ubaza ahantu wumva udasobanukiwe. Cyane cyane nk'abo turi kumwe muri group ibiri open, sinzi impamvu wenda bamwe bagira bakabireba gutyo gusa ntibabyiteho, ariko kubabasha kubibona cyangwa se aho kugira ngo usigare udasobanukiwe kandi uri interested n'aya masomo, ubaza haba hano kuri YouTube, kuri wandike muri comment uvuga ati iki kintu nawe nacyumvishe, cyangwa se niba hari isomo wumva ukeneye ko twagarukaho nayo uryandike muri comment kugira ngo ubutaha tujye turiheraho. Ariko ku muntu mushyashya, ku mubigina wari wese wo gutangira umwuga, icya mbere nakubwira never give up, kuko gutangira umwuga biragora, ariko nyuma y'igihe gitoya iyo wabaye itested nacyo ugakomeza ukagwana nacyo ukashaka ubumenyi uko bikwiye, rwose ni isomo riguhindurira amateka. Ndagira ngo tutangire rero ku intuza yacu cyangwa se kuri chapter yacu nkuko nembaze kubivuga, technical analysis. Ejo twarebye ku isomo rya chart, plus and chart. Ndagira ngo ariho tusa nkaho twunyuraho gake kugira ngo buri wese abashe kugenda byumva neza. Ariko nzi ko nabasobanuriye nkababwira ngo technical analysis ni isomo rirerire, kubyiga bisaba umwanya, cyane cyane nk'abantu dusanzwe tugiyigisha twebwe. Iyo umuntu ari kuryiga ari kuryiga physical, tumuha ibyumweru hagati y'ibyumweru 8 n'ibyumweru 12, kuko technical analysis niyo fondation yo kugira ngo ukore uyu mwuga neza. Utazi technical analysis rwose biragorana. So muri technical analysis cyangwa se mu gice cya analysis twasanzemo parts ebyiri. Hari fundamental analysis. Iyi fundamental analysis nasobanuriye ko ibishingiye ku makuru cyangwa se kuri news. Fundamental analysis hano bishingiye ku makuru ya politike, amakuru ya economy, y'ubukungu bw'isi, cyangwa se politike z'ibihugu, ashingiye ku ukuntu into z'amabanki ari kugenda akora. Ibi byose biba bishingiye cyangwa se ku ba supplier and demand. Ibi byose biba bishingiye muri news cyangwa se fundamental analysis. Muri ayo makuru rero hagomba kubonekamo good economy cyangwa se bad economy, amakuru agira ingaruka kuri rya soko ryacu cyangwa se agira ingaruka nziza kuri rya soko ryacu. So
ntabwo nditindaho cyane, ahubwo ndashaka gusa nko focusinga hano kuri technical analysis. Nababwiye ko cyangwa se abo turi kumwe mu groupe nababwiye ko ari isomo rishingiye kuri price movement cyangwa se kuri chart. Iyi chart tuba turi kureba ahangaha igizwe n'ama candlestick, kandi ama candlestick y'ubwoko bubiri, harimo candlestick ya buy na candlestick ya sell. Candlestick ya sell ni izi candlestick zitukura, candlestick ya buy ni izi candlestick z'icyatsi. Vuga ngo izi candlestick nizo tuvuga ngo ni price movement cyangwa se chart, niyo twita chart. So mu gutangira price action cyangwa se mu gutangira technical analysis nyirisina, iyo uri gutangira ushaka gukora analysis neza, barakubwira ngo ugomba guhera ku bintu bya past cyangwa se ku bintu byashize uza ku bintu by'ubu ngubu. Duhere hano kuri price action. What is price action cyangwa se price action ni iki? Price action ni isomo cyangwa se ni trading technical technique rikwemerera kwanalizinga isoko uhereye mu ntuza muri movoma y'isoko, y'uko isoko ryagenze mu byashize, ndetse ukanareba mu gihe cy'ubu ngubu isoko turigezemo, bikakwemerera gufata decision y'icyo ukora igihe ushaka kwinjira isoko ryawe. Ariko kugira ngo ukore ibyo ngibyo cyangwa se kugira ngo ukore ibyo byose, hari ibyo wifashisha nk'ibikoresho cyangwa se nk'ibigufasha kugira ngo ukore iyo analysis yawe neza. Icya mbere hari icyo twita price chart pattern, hari candlestick pattern, hari trend lines, hari support and resistance level, n'utundi cyangwa se n'ibindi bitarimo ahangaha ariko tuzagenda tubona muri aya masomo yacu. Kuri price and chart twabonyemo type 3, twabonyemo bar chart. Iyi bar chart twavuze ko ikwereka cyangwa se yo ukuyikoresha cyangwa se uyifashishije igufasha kubona icyo twita opening candle na closing candle. Ikindi kandi ikabasha kukwereka icyo twita ama high level n'ama high low levels. Ibi byose bikagufasha nko mu gukora ama support level and resistance level, bikagufasha kumenya igihe candle yabereye open, ese igihe candle yabaye open yaraninze yakomeje mu yihe ntuza mu yihe nzira, yakomeje muri buy, yakomeje muri sell. Biragufasha ibyo byose kumenya ngo ni icyo urakora. Ikindi kandi nuko iyi bar chart igufasha no kukwereka aho kandi uzagiye zikorera ama latest. Kuri candlestick rero koko iri ni general cyangwa se niyo twifashisha benshi cyane. Candlestick nayo ikwereka ama closing price n'ama opening price. Ikindi ikanagufasha mu gukora analyse neza, kumenya ngo candle itangiye ni buhe bwoko. Hari ubwoko bwa candles bugera muri 11 tuziga, tuzayibona akamaro k'izi candlestick. Ikindi muri izi candlestick chart ubasha gukora analyse, ushakira mu support level and resistance level, kandi kiza cyazo ubu kureba noneho muvuma y'isoko nyirizina uko bigaragara. So ibi byose nibyo dusanga muri candlestick chart. Naho kuri line chart ho navuze ko cyangwa se nabasobanuriye yuko itwereka ama high level and ama high level n'ama high low level, cyane cyane nk'uko umuntu ushaka gukora support level cyangwa se gushaka support level and resistance level. Ikindi ikakwereka
ahantu isoko ryahinduriye position cyangwa se position riva muri bullish wenda n'urugero rigana muri bearish. Ibi byose iyi line chart ibasha kuyikwereka cyane cyane nk'uri gukoresha nka time frame iri hejuru nka H1 cyangwa se H4, ukabasha kumenya ngo iri soko riri uptrend cyangwa se downtrend cyangwa se riri muri bullish cyangwa se muri bearish. Bikagufasha cyane. Nuvuga ngo niyo moko atatu ya line chart. Kuri iyi candlestick nabaye nk'uyivugaho gato, nabaye nk'uyibasobanuraho gato, ndavuga ati kamanze nayo mumenye candlestick nicyo tuvuze ngo candlestick mu magambo makeya cyangwa se yumvikana. Candlestick ni iki? Candlestick ni body cyangwa se uyu mubiri tuba turi kureba ahangaha uba ugizwe n'icyo twita up shadow na low shadow. Ariko muri iyo up shadow, niba ari candlestick ya buy, hagaragaramo high shadow, ikanatwereka closing price. Uvuga ngo tuvuze ngo closing price naho kandi iba yafungiye hagiye gutangira indi candlestick. Noneho bakatwereka na low shadow, naho harimo intuza ebyiri. Open candlestick haba harimo aho yatangiye yabereye open, ndetse naho yagarukiye iri gukora icyo twita latest. Muri izi candlestick, haba muri candlestick ya buy harimo byibuze candlestick zigera muri enye cyangwa se ubwoko bune bugendana cyangwa se usanga biri kugenda muri ya chart yacu. Iyo tuvuze ngo biba biri kugenda muri chart yayo, ubwo ni chart yose tuba turi kureba ahangaha. Harimo iyi candlestick ifite, ushobora kuzabona candlestick ifite body yuzuye, cyangwa se ya candlestick isanzwe ifite high shadow na low shadow ndetse na open na close. Tukagira n'indi ifite body hasi ariko ifite high shadow hejuru. Tukagira n'indi candlestick ifite akabody gato hejuru na low shadow nini cyane. Izi ngizi rero cyangwa se aya niyo moko ane ya candlestick bigendana cyangwa se tuzasanga muri iyi chart yacu muri rusange. So no kuri bearish it's the same, ntabwo matinda cyangwa se ntabwo mitindaho, murabizi twarabisobanuye. Ahubwo ndagira ngo nihute ku isomo shaka kurebaho aka kanya. Kuri trends cyangwa se ama trend line, isomo ryacu ryo kuri trend nari maze kubisobanura hano muri group. Ni ukuvuga ngo iyi trend cyangwa se iyo tuvuze ngo trend line market ni icyiciro cyo kugira ngo turebe icyerekezo nyirizina cya market yacu. Ese market yacu iri kuraninga mu buhe buryo iri kuraninga, kuko tugira ibyiciro bigira muri bitatu market yacu iraningamo. Hari uptrend, hariyo twita up trend line, down trend line cyangwa se sideways trend line, cyangwa se iyi sideways ugasanga sometimes turi kuyita consolidation cyangwa se ranging market. Ni ukuvuga ngo tuvuze ngo isoko riri ku movinga up, ubwo ni igihe biba bisobanura ko isoko riri uptrend. Iyo tuvuze ko isoko riri ku movinga down, tuba tuvuze ko isoko riri ku movinga down trend line. Iyo tuvuze ko isoko riri ku movinga sideways cyangwa se intambike, tuba tuvuze ko isoko riri kugenda mu buryo bwa sideways cyangwa se bw'intambike gusa. Nk'urugero nk'ahangaha mvuge ko tugiye gushaka nka down trend, turaza dufate nk'ahangaha. Hano turi muri 24 hours, muri time frame ya 24 hours. Tuvuga ngo tuvuze ngo isoko riri kugenda down trend, aba ari kuva hano hejuru
ugana hano hasi. Naho niba ari uptrend, ubwo ni ukuva hano hasi isoko rizamuka. Sinzi niba muri kubibona neza. So ni ukuvuga ngo ahangaha rero tuvuga ko hano ni down trend, aha isoko ryakoze down trend, noneho ahangaha isoko ryakoze up trend. Ndaza kubitindaho cyane ningera ku isomo shaka kwitsaho rya support and resistance level, munyihanganire. Muri ubu bwoko bwa down trend cyangwa se up trend cyangwa se sideway, uvuga ngo habamo ko isoko rigenda up and down. Ntabwo bivuze ngo isoko riragenda intuza intambike gusa cyangwa se ngo rihuruduke rimanuke, rihite rigendera ko uko, niba tuvuze ngo riri kumanuka ntabwo rihite rimanukira ko nyine mu buryo bwa kinyarwanda. Yego riba riri down trend, ariko iyo down trend ibivanzemo up and down cyangwa se buy and sell. Urugero niba hano turi muri 24 hours time frame, ugiye ukagira ukarebera nko muri H1 cyangwa se H4 cyangwa se 30 minute, wasanga iri soko ryaragiye rimanuka mu buryo bwa up and down. Ubwo ni nko muri ubu buryo. Wasanga iri soko ryaragiye rigenda muri ubu buryo. Niba isoko ryaragiye rigenda muri ubu buryo cyangwa se muri iyi nzira muri kureba ahangaha, ntabwo bivuze ngo nawe uraza ukore ngo buying position. Ushobora kubonamo ikimenyetso cya buy, ariko ntabwo biba byiza kuko iyo ukoze buy muri iyi down trend position, amahirwe menshi aba ayo guhomba, kuko uba winjiyemo utazi ibyo uri gukora. So muri iyo down trend position rero ushobora gushakamo icyo twita support level and resistance level, muri ubu buryo ukawubona. Ahubwo icyo ukora cyangwa se ikintu wihutira gukora, ni ukuvuga ngo niba isoko muri ubwo buryo bwa down trend position cyangwa se up trend position, umaze kumenya ko isoko riragenda up and down, ni ukuvuga ngo hahana isoko ryakoreye up cyangwa se ryakoreye ka buy, niho utegerereza kugira ngo ukorere sell. Ni ukuvuga ngo muri iyo down trend ushobora kubonamo aka resistance, uyu murongo wo hejuru umanuka, noneho kano karongo ko hasi tukagafata nka support. Noneho kuri ya resistance niho ukorera sell nyirizina, washaka ukanahurudinga cyangwa se ukavuga ati ngiye gukora mu buryo bwa scalping, rizamuka rimanuka yinjira, ariko nirizamuka karivamo, kuko cyangwa se uri gukora muri time frame nini yo hejuru ukayiholdinga, ukomeza ukayiholdinga, kuko isoko riba rifite position riri kugenderamo. Noneho kuri uptrend, shatse hano nahita mbiberekamo mu buryo bwihuse. Iyi niyo uptrend yacu, kandi muri iyo uptrend tubonyemo support level and resistance level. Ibi byandi nari imaze kuvuga haruguru muri down trend, nuvuga ngo iso hano haba hagariyemo up down up down up down up down
up. So ku muntu mushyashya rero hano uhita umenya ko cyangwa se uhita ubona ko isoko ryawe riri uptrend. Niba usanze hano riri uptrend, ubwo bivuze ko nawe icyo uraza kwibandaho cyane cyangwa se ikintu uraza gufokasingaho cyane ni ugukora buying position cyangwa se buy yawe. Ariko iyi buy niba umaze gukora nk'iyi analysis, ntabwo bivuze ngo uhita ukorera ko buy, ahubwo uramanuka. Niba umaze gukora iyi analysis muri 24 hour, uhita umanuka muri H4 urebe uti se no muri H4 time frame niko bimeze cyangwa se H1 time frame, kuko hari igihe usanga muri time frame nini isoko rikwereka ko riri muri buying position cyangwa se muri uptrend position, ariko wamanuka muri time frame ntoya ugasanga siko bimeze. Time frame nini akenshi biri kukwereka umurongo isoko cyangwa se market yawe uri kuraningamo, ariko muri time frame ntoya kubera ko aburi akenshi ushobora kujya mu isoko ugiye gukora mu buryo bwa scalping, kandi birumvikana kuko kapitale wenda ufite ushobora kuba ari ntoya kugira ngo wenda utayahombya cyangwa se utayahomba agashiraho. Biba byiza iyo ugiye gukorera ya analyse yawe cyangwa se analyse ukayikorera muri time frame zo hejuru, ariko entry cyangwa se gushaka aho winjirira naho usohokera ukabikora muri time frame ntoya kugira ngo ukorere risk management ya kapitale yawe. Urugero hano naninje muri H4 urakubona ko rikunyereka ko riri uptrend cyangwa se n'ubundi still market uptrend, ariko nubwo iri uptrend amasaha ane ariheruka. Amasaha ane ari guheruka ayangaya kuri izi kando ebyiri za sell, nuvuga ngo zimaze amasaha ane ziri muri selling position. Bivuze ngo niba umuntu yari muri buy wakoreye analyse gusa muri daily one agahita akora buy, bivuze ngo ubu ngubu yaba ari muri loss. Yewe waba unafiteho ka capital gatoya k'amadolari yenda nka 50, 30, 100, ugasanga sometime wanayaborowinze kubera ko nyine ntiwamenye entry nziza nyayo wagombaga kwinjiriramo. Mu kuza gushaka entry rero uraza ujye muri 15 minutes cyangwa se ufate time frame ya 15 minutes, naho ushakemo aga setup kawe kagufasha ukurikije uko mu bihe byashize market yari iri kugenda. Mvuga ngo ushobora kuza ukavuga ati ese nkurikije iyi line yo muri 15 minutes nakurikiza iki cyangwa se nagendera kuki, ukaza ukavuga ati ngewe ushobora kuza ukahera kuri izi point eshatu, 1, 2, 3. Mwibuke neza kuri rya somo rya support level na resistance twari turiho nabivuze cyangwa se nabibabwiye. Noneho ubwo ukaba umaze kubona resistance yawe, kongera ukagaruka hano hasi kuri ukareba ukavuga ati ese ntuza run market yaho isoko riri kwerekera ni hehe. So ukabona iyi ngiyi, uvuga ngo hano niba wamaze kubona imwe point imwe, hano umaze kubona point ya kabiri, hano umaze kubona point ya gatatu, uvuga ngo hano wabonye point ya mbere, point ya kabiri, ubwo biba bisobanuye ko hano iri kuza gushaka point ya gatatu. So niba iri kuza gushaka point ya gatatu, bivuze ngo iyi rani igiye kumanuka igera aha ngaha, nigera kubera twabonye ko muri time frame yo hejuru ya 24 hour cyangwa se H4
market yacu iri kwerekera muri uptrend position, byaba ari biri likely yuko isoko ryacu rongera rigakata rigasubira hejuru ahangaha. Nuko nguko ushaka entry. Noneho nuvuga ngo AI entry yawe igomba kuba hehe? Entry yawe cyangwa se aho ugomba kwinjirira hagombye kuba ahangaha. Ya stop loss, uvuga ngo stop loss yawe igomba kuba mu byaha cyangwa se hano hasi, then exit cyangwa se take profit yawe ikaza kuba aha hejuru. Aha ni mu buryo bwo gushaka trend line ndetse no gushaka support level and resistance level wakoresha wifashisha winjira market yawe. So uvuga ngo iyi trends twa turiho nyijyananye na support, ariko ntari nayirengaho. Ndagira ngo manze mvuge kuri support and resistance neza. Support and resistance level, yo gushaka support and resistance level uhita ufata for example cyangwa se example y'inzu uko yubaka cyangwa se inzu uko yubatswe. Hasi kuri fondation tuhafata nka support, hejuru kuri plafond twafata nka resistance, cyangwa se hejuru muri aho plafond ibishingiye cyangwa se bigarukiye twafata nka resistance. Uvuga ngo isoko rero cyangwa se market ibiri kuraninga hagati aho ngaho. Uvuga ngo support, iyo tuvuze support ni ahantu isoko ryagiye rigenda rikora cash, ariko riri kugenda muri position ya selling position, rigaruka muri buying position. Naho kuri resistance ni ahantu isoko ryagiye rikorera buy rikongera rigasubira muri sell, aho ngaho ryagiye rikora hash, niho twita ngo resistance level, cyangwa se muri term ya trading tuvuga ni lowest point price reach before reversing. Aho ngaho ni kuri support, tuvuga ngo ni lowest ntoya cyangwa se iyo hasi. Naho kuri resistance ni highest point price reach before reversing, cyangwa se mbere yuko ikora reversal isubira mu kindi cyerekezo. Izi ngero ndazibahaye. Kuri niki ugenderaho uri gushaka support cyangwa se resistance level, ugomba kwifashisha time frame y'amasahane cyangwa se y'umunsi wose. Ariko ngena nababwiye ati muze kwifashisha amasahane ndetse n'isaha imwe, bitewe nuko abenshi muri mwe ndabizi muhera kuri kapitale ntoya, kugira ngo manze murebe reality y'iyi market cyangwa se reality y'iri soko. Igihe uzaba umaze kumenyera market nibwo uzajya gukoresha na daily one. Ariko daily one nayo turayifashisha cyane cyane mu kureba kando y'umunsi iri kuduha iyi shusho, cyangwa se iri gutanga ikihe cyizere kuri uwo munsi. Ikindi, use line chart to find zone on the chart. Uvuga ngo ushobora kwifashisha ya line chart twabonye hejuru ugushaka za high level cyangwa se amazone yaho isoko ryagiye rikora reversal rihindura position imwe rijya mu yindi position. Nuvuga ngo ukwiye kwirengagiza utumino support. Tuvuze utumino support ni twa du support dutoya dukorera cyangwa se ubo uri kubona muri time frame ntoya, cyane cyane nko guhera kuri 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Habo utwo tumino support nitwo wifashisha uri gushaka entry ndetse na exit, igihe udashaka ko utinda mu isoko cyangwa se udashaka kuriskinga amafaranga yawe ngo uyahombe igihe isoko rya kugarukanye inyuma. So uvuga ngo ibi nibyo cyangwa se irindi ryo somo narindi gushaka kubabwira cyangwa se kubigisha muri uyu mwanya. Ejo tuzaza dukomeze kuri candlestick, tumenye ngo ese izi candlestick zose cyangwa se amoko 11 tugera muri candlestick, buri imwe igihe isobanuye iki, buri imwe yagufasha iki muri ubwo buryo. Then kuwa gatanu
ni kuri final day ya masomo yacu cyangwa se mba nabateguriye nuko tuzakoresha Zoom meeting kugira ngo tuzasoza amasomo buri wese hari icyo asobanura cyangwa se hari icyo abashije kugenda atora muri aya masomo yacu. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza nako mugoroba mwiza, kandi ku muntu ufite inyunganizi cyangwa se ikibazo runaka ushobora kuza inbox yanjye kuri nimero yanjye ya WhatsApp ukambaza bimeze gute, nta kibazo mba indi available igihe cyangwa se igihe mboneye umwanya ndagusubiza nta kibazo kiba kirimo. Murakoze cyane kandi mugire umugoroba mwiza.